muzagire urugenzi rwiza Imana izabarinde muzahuruka amahoro hanyuma uzanywe amazi mu nzira Koko maye wanjye okuno muzingo kamera tagafuta ariko none ndago kere surprise oh my godness dore umugisha uko dutangiraga nuko reka dufate uzafata ujya uzafata mu bukwe uzanywa amazi mu nzira kabisa ariko mana ariko noneho ahubwo mbonye apartment uyu muzingo eheje kandi ni mu tuzu tw'abandi shanga hagena navuze ngo nzohitira iwawe ndara hano muzingo ndagiye kugabanya apartment si Geronda cyane aza misura ko muramubona gute sheko ndabona yabaye kumugeni marayika wa Yesu ari hano yakijijwe tukumenyereye gutya wacu meze nk'uwikoreye amagi ni uko nyine mu gitondo nagiye kubona mbabarire nakishijwe ibintu byo gutukana hehe nabyo ndavuga ngo wamena ahantu narindi nyama mfuka mazamuramo Imana ndavuga ngo mana Hello muraho mumeze neza turabashuje mwese muherereye ku migabane y'isi itandukanye turabaramukije ngo yambu turabahobeye cyane twari tubakumbuye twari tugize nka kangahe mutatubona kuri kamera uyu munsi tugarukanye andi mavuta mashya rero njyewe ubavugisha nitwa Nyambo Jolie reka nakire bagenzi banjye no bahumeke hanyuma tubone kwakira umutumwa wacu uyu munsi murakoze murakoze cyane amazina nk'ibisanzwe ni Bukuru Alice yego murakoze cyane amazina ni Mutatu Esperance yego barakoze cyane uyu munsi tugaruye umutumwa wacu hano yabaye nk'umusangwa kabisa hano ni wiwe ni mu kirambi kiwe mwandagano ni mu wiwe kabisa azaza yosanga duhaye tumanyura za makara batakunda kutumbwira ngo kari ku meza kamakara wenyine rero reka tubaho umwanya abantu bamubonye bwa mbere kuri Ndagano TV show abibwire kugira ngo twumve ikiganiro wanasiwe kurabasubiriza reka abafana basubiza Furaha Emmy mimi ni mkaaji wa Kenya nafanya kazi kwa YouTube channel inaitwa Forever TV nimekuja leo kuvisit hao majirani zangu wanafanya kazi kama mimi sasa ndio tumeamua leo tuongee mawili ama matatu kwa channel yenye inaitwa Ndagano TV show. Asanteni sana kwa kunikaribisha. Karibu sana. Ndabona indimi zahindutse. Noneho n'icyongereza kirarinda barahiye. Ringara nko kubitama akaringana n'abasore biye. Karibu wote jirani wetu. Karibu. Mare wanje ntaje kwiga indimi mbabarira. Turaguhaye ikaze kwa Ndagano TV show. Mwongere wisange abantu bari bagukumbuye ukuntu bakubonaga turi mu tuntu nyine tw'uteatre ariko tituvuge nyine ibiganiro bisanzwe ntabwo kayoze kuganira nyine mabiri matatu mugani rero uyu munsi turamuzanye hari utuntu dukeya turi mubaze kubera ko ejo afite urugendo nta mwanya afite munini kugira nyine ngo aje kwitegura tumubaze nk'utubazo nkatungahe nyine kugira ngo aje kwitegura urugendo habaye mu gitondo bona wacaraje aza misura
ko muramubona gute sheko ndabona yabaye nk'umugeni yaje naje ndarabaye kamarayika yumbaritse tata amashamwa arasa n'uwikoreye amagi ariko yewe ni nkaho uzakugezaho imbaraga bazagushoboye kabisa ndetse tukumenyereye guki kugira ngo ndinjire nyine wabibona ariko uwacu nize nk'uwikoreye amagi nuko nyine mu tuntu nagiye kubona mumbabarire munakishijwe ibintu byo gutukana hehe nabyo ndavuga ngo amena ahantu narindi nyama mfuka mazamuramo ushima Imana ndavuga ngo Mana wajya gatwaye mukiye wawe pe ikaruvante umunanda yari yakubise uva naba yazambaye ikiye mukiwana akaba n'amabuko ibyo bintu mwari mwabyumva abarakijijwe aravuga ngo njyewe na Satani naha akanwa kanje karejejwe muzongere mwumve ikibi mu kanwa ngira gutya ndavuga atayaye reka ndeba abacu nabo ko baba babyumva mba nirukiye muri comment bamwe ngo ni pranka abandi ngo nizo abandi ngo nagatwiko ese ndama ntinyaga kuri ubu mama ayo bamwe bagukonkorera kabangahe nabo abavuze ngo ni prank ibyihebe abandi ngo turakubujije bizongera turebe abandi ngo nagatwiko uzosubira ugaruka ngo ni prank natwe biraducanga ngo mwamenyereye kudukorera prank ari ukuntu mwiharaje kudukorera prank gutya tukaja ko kugwana imitima hano kuri imyanda none tubwire ibyo ni ukuri cyangwa ni ka gatwiko nyine na prank ni mu kudukinira ahangaha murakoze cyane ni ukuvuga ngo naje ko ibirakomerera ni ukuvuga ngo ibyo navuze nibyo inkuru ni impamo gutukana twotukana ariko mbega tuvuge mu kinyamurenge gutera nta musaruro ukwiye gusa ko biguteshereza agaciro bikakumanura izina bikagutesha mbega ubumuntu mu bantu bikakwicira izina muri sosiyete ampurisi noneho urimo urabyirura ejo uzaba ufite abakazana uzaba ufite abakwe kandi ibi bintu kandi biza biva ahangaha tuzogenda turebe ko iyo tuzoja tubisige sibyo so hari ukuntu buro zasubiye gusubira inyuma zikora kontu ziravuga ngo kase trose move kabisa ubundi kamera ntigomba kudukontorora oya nitwe tugomba nitwe twayije nitwe tugomba kwitonda iki ngiki ta maso gifite ta matwi ticumba ijana uko mvuga none kuki wemera wowe ufite ubwenge akaba aricyo kikuyobora ibyo bintu sibyo rwose kandi ukaba wisanzura kandi ugawe na kamera gusa na kamerameni nawe tuzi kuri ku karubanda isi yose uraje wicayeho guki ndaje apreneri mwambonye undi mukwezi so njye ntekereza biriya ndavuga ngo ibintu nta maherezo yabyo kubera gusa bino twagiye mu byo kwisuzuguza n'abagukomokaho nyine bagushamikiye ababyeyi bawe bitama kuvuga ngo cyane bireke kumbwira umuntu akambwira uko ambwiye kose ntibihindura kuba nitwa Aime ntibihindura kuba nitwa Furaha ntibihindura kuba nitwa nyina w'abakobwa banjye nyina w'abahungu banjye umugore w'abongera umukobwa w'abasegeye amaze kwikoti cyane w'abakobwa b'abasegeye umva umukobwa waguruka agahabwa mikoro muri sosiyete nyamurenge ako kantu ugomba kugatindaho tukiri abana hari ukuntu bazaga bavuga umwana gutuka mugenzi wawe tubwira ngo tukutagututse ngo bayitutse ukuvuga ngo umuntu nagutuka
ukamwihorera aza ari agacoka nyine azamayibona nawe aza yigaye cyane ariko mu by'ukuri ibi bintu shaka byoshira byashize birashira kabiri se bigende bishire kera byashize ngo pe nta wiciye undi mubabarirana kandi njye ndifuza kandi ganje ngomba kumuruta cyane ko nukuri rega niwe mukuru no mu myaka ni mukuru no mu muryango mu basano nije mukuru ngomba guhebera umwana cyane niwe ugomba gutera intambwe ga umwana akakurebera yewe ikintu nifuza cyane kubabona mwimbi gutya muri kumwe aha ngaha mwatukaniye mukandagazanye mugahoberana mugasabana imbabazi bigashira muri abavandimwe muravukana bizageraho mukababarirana ntawe ikindi n'abikiranye ubwo nyine ni inshuti n'abavandimwe barashingirana rero nta kintu cyahabaye gikomeye cyatuma mutongera guhuza mu by'ukuri njyewe icyo nicyo cyifuzo cyanjye kandi ndabizi ko bizagerwaho cyane hanyuma furakanye nkwibarize ko nyine cyakiganiro wasohoye tubona usaba imbabazi usaba nyamwiza imbabazi cyakubaza akabazo k'amatsiko gatoya waravuze ngo ukiriga mu mihanda iyi ngiyi yo gukonkoborana waravuze ngo nyamwiza ngo uzomutuka paka ngo paka nimba yinuye amaboko ngo nutayinura wazayinura none wafashe ihe ntambwe gutera ukaba urabiritse ukaba uri wowe yinura mbere iyo atarayinura ni kwa kundi maze kubivuga njyewe kubera ko muruta mu bintu byose mu myaka mu masano n'ubundi nicyo ugomba gufata iya mbere muhanganaga n'umwana kubera ko ari umwana bikamuhebera naza akavuga ngo timureba wowe wamubwira umutima kuko n'ubundi ni nkaho nemeye gutsindwa ariko kugira ngo amahoro abe aendelea tu tiwita ngo watsinzwe ngo biki hari amarushanwa twari nigiye igikombe twari nta gikombe baba bahataniye nta gikombe mwari kumuhatanira wenda uvuga ngo batwaye igikombe wowe urasigaye habe na bene icyo gikombe nacyo ni cyalana bene icyo aho uko niko gutsinda ugize uwo mutima ukabishobora akavuga ukamwihorera buriya abantu batuka bagaceceka bariya nibo bafite imitima ikomeye akuze kugira ngo umuntu agutuke nawe ufite akanwa uceceke ntabwo byoroshye ariko ahubwo niwe uzaba watsinze oya nanjye reka nkubaza aka kantu utangira iyicano ese yajya ni forever hari ukuntu watubwiye ko uzaza uvuga ku bintu by'iwacu ndagira ngo niko ku bintu by'iwacu baravuze ngo nibyo uzibandaho cyane noneho agaje ubundi gatubona ibintu byahindutse umara konkoborana turavuga tutse mana uyu mubyara wacu agarutse kandi gute mu bitutsi kandi umenye ko ejo bundi wari uvuye aha ngaha wicaranye n'abayobozi abacamani mwene wanyu mushinja wa mama wawe aravuga ati ndaguhonyeje mwana wa ntukongere tugire gutya gatubona ejo bundi kandi biragarutse turibaza ati si ibintu kweri ni nayo mpamvu n'abafana n'abadukurikiye wenda n'abantu nyine wenda bari babona nyine kino kiganiro wakoze cyangwa se kuri social media nyine bakabona ngo ni prank nyine ngo urimo urabesha noneho no kuvuga ngo wamashije serious cyane tuzangara kumva ikintu nakintu ngiye ko ndabona agace ko guhinduka ko ndabona bidasanzwe ye nahindutse kandi ngiye ko ndumva kizere kaje ndabyemera none se ugega gukomeza bya bintu wavuze nyine kuzaza uvuga kuri channel yawe biriya bintu by'iwacu cyangwa uzoza udushiragamo n'ibindi n'ibyo gusa n'ibyo ugiye kuzoza wibandaho neza ndagiraga ndateshuka aratuma nsubira igare kaboneka nzaje ariko ndi bukubereye cyangwa muka komite bari ngo katanyerera komite igitambara ariko tuzabibara tubibonye kabisa kabitegereza natwe naje binteye amatsiko mfite amatsiko yo kubona noneho uzaho tukana ariko njyewe
buriya ikintu ukoze kikazamo emotion kikakuriza icyo kintu nuko nyine hari igihe warira uri nko gukina filime wahaye wigirisha ariko njye nabonye ari amarira ataraye kwigirisha nabonye ari amarira ari serious nukuri ariko nikaho yewe nukuri nikaho ko wa mugani neza wicaye guke bitekerezaho pe numvishije indahiro warahiye yewe kurahira ku bana umuvyeyi yokora ikindi ariko uvanga urahira ngo ndakabura abana uri tayari neza neza irandahiro wayitekereje kuvanga ngo urahirira abana bawe kandi reka nkubwire ibi bintu bavuga ngo utatukanye ngo tuburebwa ngo tugira gukura njye nabonye abantu benshi bari bavuze njye ko nafungura ikiganiro nza numva ikiganiro mpasi makome nimba bariko bavuga ngo murama barafite ibitotsi bizinzi ntaryama n'imbona ndimo ndayo ntacyo tugiye no kurangiza akama bavuga ngo njyewe narakunze mbere ugitangira ariko utangire gutukana ndakuvaho burundu ndakwanga ariko none ndaje wese kandi genze nimba ushobora gukora ikiganiro kigakundwa n'abantu 10,000 ubwo bya kabiri ho bizarama none abarebye ibibi ikuze n'ibyo batazareba bose cyane kandi ugenda urebe no mu WhatsApp biyongereye kuko bavuze ngo bagiye gukora subscribe kabisa kuri ico kintu ukoze urahindutse ngo noneho ubaye mupi ubaye cyaremwe gisha atari ya Bibiliya rero hanyuma oya hari kandi nari nshaka kukubaza tubayega nk'abaca mu rugo iwiwe dusanga ibikapo oya biri tayari ubwiye hese mwana wa da no Imana ngiye cyangwa mugaye urugiye gusakirana turagira batana no mugaye kwatsa umuriro cyangwa nabasohoye chef de cyangwa isorera na muri irasohoka bageze niho ngo bakameramena bazi kwinani oya mudukureho iPad ariko mfite ngiye cyo nkurikira ejo bundi turi kumwe abanyohereje gutandura inzira nukuri safari meze neza gusa nzaba misinga cyane natwe tuzakumisinga pe tuzakurebera kuri mutanda ariko kandi ugatinde we tuzagukumbura pe tugatwicishira tuzagukumbura zabazanira iki kwana ese uzanzanira indundi ndagutumara kandi kantu ndakubwira nyuma bitoge cyakora wewe ndakwibiki ngubona narabuze ubuntu kamera kugandukara hano uzoza wikoreye icyo sije kuzikorera kabutu ya 3 iri tayari muzinaniko nukuri pe rero abantu bacu bari aho mu Rwanda mutegura umushitsi turamubashikirije muzo mwakire neza kandi gukongo ko sinzi mu Rwanda tuhazi bongo banyenye bugogo gutya nkama nisanga ngeze kuri cyakiraro nzano ubaza muri Nyabarongo oya niba mushaka indabo Nyabugogo hariye mutetaye ngo yewe uzakora ubugende nenda kuvuga kumangana matirine tuzakora uzagenda ni ndege yewe mugende mukoresha indabo none abantu baje bazitegura baje kukoresha indege muzo kwakira umushitsi ejo muzampereza kandi ngira abantu bazo kunyakira inyape abantu bacu tuzi ko dufite abantu benshi kandi bagukunda ebwane uyu mushitsi umwakire neza azoza tubira amakuru neza tumukadukoza isoni muzamufate neza mwiyegereze mumenyereze igihugu ako hari ahantu ni heza nawe ugiye muri vacation hari ibintu nahuye nabyo akayaga kagomba kumpuha muri uyu mutwe yahango ngiye hari hakugeze hari hakugera ese hari n'ibiki nkaba umuntu agiye hari Westland cyangwa Naivasha hagati yo gafata rero nashaka kugenda gufata iyo hewa none iyo hewa ni jewe nayo tugereho kabisa ngiye kongeraho aba $10 10
kuri $220 ikumira basaba ngo ngubanye Ticket hariya y'indege. ubuzima bukomeye na ticket y'indege yo kugaruka noneho Fani yarambwiye Fani muramuzi turamuzi akama yamiriza kuri TikTok ikurikiranye n'abantu mufuraha we muzoze ngo tuzoze ko turara mu tubare twose nzakuzunguruza utubare twose Nisubiye ko hanjana mu iribukiro yewe Brushette zo mu Rwanda ziraregeye kandi ndakuze nawe kukanyama nibwo rupfu wapfuye abandi bakunda nshamfa nibwo uzoza zakomezemo ngo akabenze none ndakubujije akabenze ushaka no ku mazi Gisenyi kandi wowe nduha kwanga ibintu uri miss tushaka uri miss hanyuma ngiye uri miss uri miss uzatembererwa no ku mazi ako gatakaza umuntu mayo niyo ngiye gushaka uzatembererwa no ku mazi Gisenyi tuzohagera sabaga amafaranga oya niba bari bayaguha impunyira basaba cishije bugufi ndashaka kuja kumenya ayo mazi yo kuri bayita gutare ku Gisenyi kuri Lake Kivu bari nanda za matogo tukama kucumba kuri brasserie amashuza amo masu arakeneye noneho haba ikintu cyitwa ifi kandi no kwifi naho ndaje aho yayi n'isambaza haba ikintu cyitwa isambaza Gisenyi hari idera ngatangira kurya ntanzi kuri brasserie bazabotse ifi zagende mbaze ngo brasserie kandi hari ukuntu baza brasserie hari ukuntu baza yotsa tamishoga iba uzogera gukinyama gusa nuko vuga ngo urisanze none rero impumyira basaba mu mutemo umugubanye byagenze bose ngo arashaka nyine ibintu byo mu minsi ngo arabirambiye ndashaka inyuma y'inzu kuko hari muri kubona sahawe igenda ashaka hiwe ashaka kwikorera isi nakakambono kaza kuzitoka kagira kakabwana niterera kakabwana niyo nshaka hariya mwenyewe ndagusabye ko kurahagenda kakambono ko kuzitoka ndagakeneye no ariko maranje n'abaforeva rwose nubwo mbumye yabasaba igihe vacation n'abandagano tifisha n'abandagano kandi bamaze kugwira yewe ibaze vacation yo kugenda atambugabuka kuko ni wowe n'uruhago rwawe wenyine facture sari wowe nimbazo muhala hagomba kuba ari umuntu ngubanyiriza hariya amaboko ndayemeye ngaya ndayakiriye aramanitse ko mama mbona ndi gutyo nta saratiyeri nta yakoma uri imbere n'inyuma nije wabi ko mama mbona no gushaka kanyira nyashi Mungu banye mu bwenge Mungu banye mu ruhago cyakurira kugisamake kuri brasserie ako kazina gakomwe nakariri ukandika ku gapapuro ukibuke kimwe Kigali brasserie iri kibona mpamaguru bazabikira tike Kigali ni Gisenyi ko nangara ni make tutangira gatatu imibare nako simbyibuka neza ariko wenda ni nka 500 cyangwa 600 ubwo ni nka 600 y'Amanyakenya oya ye ayo hafi 500 500 y'ahandi ni make cyane ni make pe ateri sekisho facture igumye kuremera nta macumbi gishaka
ukumva irimo irakabakaba mu bintu byose nayo wagerega niba tuzisanga tugeze za Masisi cyangwa gushaka mu kintu ataco mugiye rubaya byaba ari sawa Basha neza ejo bya bintu ndumva abantu bose ngo bagiye video mu biryogo n'ibizisanga kabisa we nakubonye uzisanga mu biryogo cyangwa yisanga iwe mwiki kwanza ushise video ibyo gusibye kavuye harashize ibyo ni akantu kabagamo ndabona kabituko byinshi kudukoryo numva nyine ko ari ibiryogo ibyo bibamo ibintu bazagenda ngo bakaja kureba ngo nimba ari inka nimba ari ibiki bagakama ngo biryogo iyo n'ibigogwe kuravuga bigogwe ngaho ndashaka naje ni monka ni mva aka gapumyi nako gafite ibintu byifuza ko adafite habe nanjye ari ya farasi oya turabize pe bibona ukuri batemo bangubanye kabisa ni batemo ni ikibuto ko wagize inkunga abantu nabe uboneka mu ijambo umwana nakaravuga iki ntungubanye mu mibare niki wagize here nawe kabisa meze neza nakunyongorera kuko wagize inkunga amarenga adasobanutse amarenga kabisa karareba bukuru utaramenye nyabihango ko rihari vuga oya kera numvise apfa kuvuga rimwe gusa kera nk'abantu numvise turaziranye kabisa tugusanga twicaye tugashiduka babishura gusa cyane naheze mu bigogo nawe uri mu bigogo gusa ku ifarashi kaganga yafarasi ya Yesu nitegereye oyurira unayuriye koromya kujana mu biryogo hayivuga none ejo mfite urugenzi natuba nakuvuga ngo ico nsaba mu nsengeri yego pe ugakina amasaga n'ubwiyega muri la voyage ndikuru iyi umunsi zogera amaze n'icyo akajisho neza iri noneho ngo cyubahiro ngo tazaherekeza abantu azoguherekeza none erewe sakenda muwiwe papa zuka amuka uzorinda kumubwira atizana wenyine sinshaka kumenya ngo ngugeze i Roma ntiyakenewe musahaguruka ngo uri mu byayishyuwe niho wari ugeze papa stopping tugenda aho uwo munsi utawe uzojyana noneho uwo munsi noneho nsaba uzajya abazura nzavuga kunyamboka niwe guzoshaka ikengeri nzayihavuga hariya kuri rompo masiri muze ndandutse mu mitsi no mu bitekerezo asigaye nimumbwira ngo mbazanire ibitoryi nta kibazo ibitoryi birahendutse n'ubunyobwa kweli indundi mukuru wiwe n'izanzibare n'ikikindi na sisitomate yo mu Rwanda na sositomate iyo ngiyo nizo tekerambere n'akabanga baye ngutumye n'akabanga nta kindi mwibagiwe mayoneze kabeji yo mu Rwanda tuyivuge nyabona ari ibyo tuzatuzanira isombe ryo mu Rwanda byose kandi hari isombe mu Rwanda bazagatanga hariya nuko rero yeme tuzobonana dusengerana gusengera n'abafana batwumva bagusengere no kuri uzobuka amahoro abana usize hano uzosigare amahoro ukubiri hagire urugenzi rwiza imana izabarinde uzahuruka amahoro hanyuma uzanywe amazi mu nzira yego maye wanjye okuno muzingo kamera ntagafoto ariko none ndago keri surprise oh my godness dore umugisha uko dutangiraga nuko reka dufateho ujya uzafata mu bukwe uzanywa amazi mu nzira kabisa
tuzakukumbura pe ariko mana ariko noneho ahubwo mbonye apartment uyu muziguru eheje kandi ni mu tuzu tw'abandi cyangwa hagena navuze ngo nzohitira iwawe ndora hano muzingo musijeronda cyane. Hanyuma rero Fura tunagushimira ku ntambwe wateye mbese navuga ko yo gusaba imbabazi n'ukuri warakoze kandi warakoze rwose kongera gusubiza ibitekerezo inyuma ukitekerezaho ukamenya amakosa yawe ugasaba imbabazi uzakomeze gutyo muri uwo murongo nibwo tukwifuriza. Turagukunda ikindi uzasaba Nyamwiza muzagende mucyarana musabe imbabazi muri kumwe nabyo uzaba byiza. Iyo foto turayitegereje yaba nziza cyane kandi koko nyine uko wavuze ngo warahindutse bikomeze gutyo uhinduke koko. Imana izabigufashemo pe asante dukomereze muri uwo murongo kandi singahinduke tugahinduka niko mvuze tuza gutukana wapi uyu munsi ni mushya ni mushya rwose nama numva amaso zaraye harasigaranye kumva kano kayabuna ndagana itaraba monetize kuva nasezere sindabona umuntu unyohereza habe nubwo amazi go kumera cyane itararura iba monetize itekereje ko mfugwa amazi zaje gushika mu Rwanda mwabaye monetize kabisa. Ni ukuri kw'Imana kubera gusuba umutungo mpano mvuremereye gutyo uvuye mu maboko yandagara itaraba monetize ibe monetize katika jina la Yesu naondoa mikosi na sadaka hii ibariki channel hii iinue ipandishe ikuwe monetization uri mu mwuka tunakubonye karamu ndayifite sikia maneno ya Mungu kabisa mbonye ko cyane wawe monetize neza gutya muri uko kwezi k'umunani kuraje kurangira muri monetize ukwezi kw'icyenda muzahembwa $100. Amen. Zize kabisa turazakiriye cyane. akababara oyaye kubera ko ari two twibanze neza kugira ngo mwemere kuko ayo mahanuzi nyavuze neza kandi abaye nuko muzafata $100. amen turazakiriye nimwijya akanyamu ukwezi kw'icumi muzajya 300. amen no gupanda kandi tegere ati mutegere ubuhanuzi hano utangiye kumanuka neza sikia maneno buku Imana irambwiye undi mwaka nk'uyu ibintu bizaba bitagenze neza bizaba bimeze neza. Amen. Allo kandi mama Sikaira wewe mu kwezi kwa gatatu uzaba wavuye Kakuma babyakiriye kandi hari umuntu wavuze umuntu yaguhanurira habe n'ubwo yavangiye ukamvuga ngo ndabyakiriye ukabyizeye zabigwa sikia story Jiwe na Kakuma bari sikia ibintu by'imishinga kuzika gutambuka izo turabyanze sikia story umwana w'umugisha Imana nimuhojeje amarira hatua ya Mungu umugabo wa Imana imukuye kuri protect
gutanga ubuvuzi buku kariya akazi kawe k'umugabo wawe k'ubuganga hariya kuri biriya bitaro mbonye ko wamwongera grade mcheke msicheke. Hii ni sauti ya Mungu inaongea. Amavuta we. Makiri jambo lingine. Amen tujakiriye kabisa. Umukozi w'Imana akoze ku mahanuzi kabisa. Rero zacu nubwo twagiye mu bwenya bwinshi. Mu by'ukuri dushimiye uyu mutumirwa wacu kuba yatwitabye ejo yari afite urugendo. Kandi murabizi iyo umuntu afite urugendo afite ibintu byinshi gutekera ntibiza bishira. Natekera tuvanga tugenda harimo Yesu mwami ndakubwiye ngo uzutekera ariko tuzuri ibyo wibagiwe kandi utangira gutekera kimwe kizaza. Iyo umuntu afite urugendo ntabwo biba byoroshye rero kuvuga ngo umuntu yitange abemerere ko abaha ikiganiro cyangwa bitaba afite urugendo bidasanzwe cyane. Imana imugisha kandi izagendane nawe mu byo agiyemo. Imana izabane nawe kandi bizakimo bigende neza. Hanyuma abantu badukore subscribe, abantu bo kuri Forever ni TV show cyangwa ni TV gusa? Ni TV, abantu ba Forever TV munyaruke kuri Ndagano ngandi makandire subscribe. Murabona ko ari abana beza bagira umwete no kuri Imana bananiwe gucika intege. Abantu bose batangizanyije nabo babasanze ku mihanda bose bamaze gucika intege cyane, ariko bakomeje kugira umuhate bigaragaza kuko abantu bafite ubushake bwo gukora. So kugira ngo bagire imbaraga n'umwete ni mwebwe mubakunde, mubarebera ibiganiro, mubakorere subscribe ndetse n'uzazibona ikiganiro uzubakorera share, mubashire kuri stati ndi kuwasha ugiterereho gusaba abantu bareba stati yawe baharebe nurangiza ubuzima bukomeze. Rero murakoze cyane. Arakoze umutumirwa wacu. Rero reka dusubikire aha ngaha kugira ngo tuje gutegura urugendo rw'ejo kandi Imana izabane nawe izamushimire. Rero murakoze umutumirwa wacu. Umutumirwa wacu ntego ndi umutumirwa abafana bacu abakunzi bacu. Umutumirwa wacu arakoze. Namwe abantu turi kuye turashimye kuko mujya mufata umwanya wanyu mukicara mukatureba kandi muturebe pe ikiganiro mukirangize cyane kugira ngo tube monetize. Icyo cyatuzanye aha ngaha cyane. akana gukandaho wambwira ubute mukureho cyangwa urebe ikiganiro ngo wamukirebera hariya mutukande Cyangwa nagufungura ngo nagaza. iyo ni tabia mbaya cyangwa ngo wihutishe oya azabaye aja. Murakoze rero bakunzi bacu kubyumva mugize neza. Imana niwe umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka cyane. bye bye.